buri muntu wese wumva yagira uruhu rwiza kuko bituma agaragara neza mu bandi ndetse akabona akanyamuneza akumva bifitiye n'icyizere. Mu by'ukuri ariko nubwo bimeze gutya hari abantu bamwe rwose bagira Imana ugasanga bavutse bafite uruhu rwiza, uruhu rutagira inenge, runyerera, abantu ugasanga rwose bazengerejwe n'indwara y'ibiheri. Rero niba uri umwe muri aba bantu bazengerejwe n'ibi biheri ukaba warakoze uko ushoboye kose ariko ukabona nta kigenda, nakubwira uyu munsi nagutegurira uburyo karemano ukwiye gukoresha bwo gutangira gukoresha rwose. Nakubwiza ukuri yuko uzabona uruhu rwawe rugenda rumera neza mu gihe watangiye kubikoresha kandi ukabikora ku buryo buhoraho. Icyo nagushishikariza ni uko wabona nanjye kugeza ku musozi w'iyi video kuko amakuru ngiye kukubwira birashoboka ko ntahandi wari wayumva. Ndikubasuza no kubaha ikaze mwese bakurikiye Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ari ho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho. Uburyo buhoraho mbategura ibiganiro ndetse n'amakuru ategura mu buhanga n'ubushishozi kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kuba bwiza. Rero bamikazi, niba mutarakana kuri subscribe ikamushishikariza kubikora aka kanya kugira ngo mutazacikwa na kimwe mu biganiro byiza duhora tubategure. Iki ni igice cya kabiri. Ubushize nari nababwiye ibintu bitanu, bimwe navuga byari birimo ni nko kuba wararukarabye mu maso, kuba wakoresha uburyo bwo kwiyuka, igikakarubamba. Uyu munsi ngiye kubaha igice cya kabiri gikubiyemo ibindi bintu bitanu byari bisigaye. Ni ukuvuga ngo ntucikwe kuko ibintu byo kukubwira rwose ntabwo bisanzwe. Tutizinye mu magambo, reka mu kanya gato tugaruke twinjira by'iminsi mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ntimucikwe. Ikintu wakoresha ni ugukoresha ibirayi. Abantu bakunze gukoresha ibirayi, nuvuga ngo abantu benshi rwose bakunze ibirayi bakunze kubikoresha haba ari ukurya imvange, haba ari ukubirya mu mvange, haba ari ukubirya ifiriti cyangwa no kubinibiraha cyangwa n'ibindi byiza byose. Ko burya ibirayi ni na byiza ku ruhu rwawe kuko bifitemo intungamubiri ndetse na za vitamine zitandukanye. Urugero twaguha ni vitamine C, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B3 ndetse harimo n'indi myunyungugu nka potassium, magnesium na phosphore ndetse harimo n'izindi ntungamubiri zituma uruhu rwawe ndetse n'ubuzima muri rusange bushaho kuba bwiza. Nkuko tubikesha urubuga stylecraze.com, uramutse ukoresheje ikirayi nka mask cyangwa ukayikuraho, ndakubwiza ukuri yuko uruhu rwawe ruzarushaho kuba rwiza, uzasanga uruhu rwawe rugiye rworohera kandi usanga ibibazo byose rwawe rufite harimo ibyo biheri, harimo guhora uyagirana bigiye biyoyoka kuko vitamine nakubwiye haruguru n'imyunyugugu hari uburyo bigenda byoza uruhu ugasanga uruhu rwawe rubaye rwiza. Niba hari ibiheri ufite, niba hari n'inkovu zabyo bikagenda bishira. Rero fata ikirayi, ushobora gufata n'agace gatoya ukakirapa, wamara kukirapa ushobora no kuvangamo wenda n'ubuki, nabyo birajyana. Wamara kubuvangamo ugafata twatuzi ukagenda usiga mu maso hawe, noneho nyuma y'iminota 15 kugeza kuri 30 ugakarabamo n'utuzi tw'akazuyaze nk'uko usanzwe woga mu maso. Ikindi kandi niba umaze koga mu maso isiga amavuta kuko ntabwo ari byiza yuko uruhu rwumagara. Ni byiza ko uruhu rwawe ruhora ruhehereye. Byibuze nubikora gatatu mu cyumweru ntuzatinda kubona impinduka nziza. Ikintu cya kabiri wakoresha, koresha umweru w'igi. Umweru w'igi abashakashatsi bagaragaje yuko ufite ubushobozi rwose bwo gukamura uruhu rufite amavuta menshi y'umurengera ndetse umweru w'igi ufite n'ubushobozi bwo kuba wasukura utwenge tw'uruhu niba twarazibamye tukaba twazibuka. Niba utwenge tw'uruhu ubundi iyo twazibamye nicyo kigutera ibiheri. Tubikesha urubuga Medical News Today, ukoresheje wa mweru w'igi angize ubukoroge, ufate n'akayiko k'ubuki ushyiremo, ufate n'akayiko k'indimu ushyiremo, ubundi ubigisige. Umazeho iminota 15 kugeza kuri 30 n'ukuri uzabona impinduka nziza. Ushatse wabikora buri munsi ariko na gatatu mu cyumweru ntacyo bitwaye, uzatangira kubona impinduka nziza. Uruhu rwawe rugende rwumuka, usanga ari uruhu rwose rutemba itoto, runyerera, usange nawe ugize uruhu wamye wifuza. Gatatu rero wakoresha kokombure. Uruboga rugira amazi menshi, abantu benshi bakunze kurukoresha mu buryo bwo kugabanya ibinure no gufasha mu igogora. Rero ariko nubwo ari byiza muri ubwo buryo bwo kugabanya ibiro,
wanayikoresha ku ruhu rwawe kuko aya mazi menshi kokombure ifite ubushobozi bwo kuba yagira n'ukuntu yoza uruhu rwawe rukamera neza rukagenda ruhehera, ndetse ikindi kandi niba hari n'inenge ziriho zikagenda zishira. Impamvu ntayindi nuko kokombure yifitemo acide ya cafeine. Iyi acide ya cafeine ikaba ifite ubushobozi bwo kugenda ibyimbura uruhu ndetse yanagabanya n'ububabare nkuko tubikesha muganga w'uruhu Dr. Amy Wesler. Kokombure yifitemo acide mu bwoko bwa cafeine. Iyi acide ikaba afite ubushobozi bwo kugenda ibyimbura uruhu ndetse no kugabanya ububabare. Rero niba wakoresheje ya kokombure yawe ukayisiga kuri bya biheri byabyimbaganye bizagenda bibyimbuka. Rero ufata ya kokombure yawe irape ubundi ukamure utuzi tuvuyemo ugenda utwisiga mu maso hawe ubimazemo byibuze iminota 15 kugeza kuri 30, nurangiza ubikarabemo wisige rwose amavuta usanzwe wisiga, uzasanga uruhu rwawe rugenda rukira gake gakeya. Ntuzuyaze rero niba wabona kokombure mu buryo bworoshye utangira uyikoresha. Ibya kane wakoresha, koresha amazi arimo teye. Ni ukuvuga ngo amazi yateye abantu benshi bakunze kuyakoresha mu buryo bwo kuyanywa. Ya mazi yawe uyacanire ubundi urambikemo kate ubireke bihore, nibimara guhora ya mazi uyoge ku mubiri wawe, nurangiza ukoresha isabune ubikureho wisiga amavuta nkuko bisanzwe. Ufite ubushobozi bwo guturisha uruhu ntirugire ibibazo byo kubyimbirwa. Ikindi kandi rufite ubushobozi bwo koza twa twenge twawe tw'uruhu twari twarafunganye ukagutera ibiheri, noneho uko twa twenge duhumeka neza uruhu rwawe ruzagenda rurushaho gucya ndetse na bya biheri byo kongera kututumba kuko uruhu rwawe rwatangiye gucya. Rero ntuzuyaze, niba wabona rwose iyo teyi tangira uyikoreshe. Ikintu cya gatanu rero wakoresha nacyo cya nyuma, koresha ibumba. Ubundi ibumba rimaze igihe rikoreshwa mu bijyanye n'ubwiza mu mico itandukanye y'abantu. Abantu benshi rwose bararyitabira kurikoresha, haba ari ukuryisiga cyangwa no kurinywa nkuko byemejwe na muganga w'uruhu Dr. Jasmine Alvarez washinze ivuriro ry'uruhu Pretty Well. Byaba ibumba ry'umweru cyangwa ibumba ry'icyatsi rifite ubushobozi bwo kugenda ryoza uruhu rwawe kandi rikuramo n'ibintu bituma uruhu rwawe rwangirika rukazana ibyo byo kubyimbirwa ari byo by'ibiheri. Rero koresha rya bumba ryawe uritobe, numara kuritoba ugende wisiga mu maso hawe ubimazemo byibuze iminota 15 kugeza kuri 30, nurangiza ubyogemo n'isabune wahisemo ndetse wisige n'amavuta, uzasanga uruhu rwawe rwose rugenda rumera neza, ubundi imyanda yose ishiremo utangire ugarure itoto wahoranye. Rero nakubwira nti ibyo nakugezaho uyu munsi ni ibyo ngibyo. Nabibutsa ko nababwiye yuko ikintu cya mbere wakoresha ari ugukoresha ikirayi, ikintu cya kabiri wakoresha kokombure, ikintu cya gatatu wakoresha umweru w'iryi, ikintu cya kane wakoresha amazi arimo teyi, ikintu cya gatanu wakoresha ibumba. Icyo wahitamo cyose muri ibi ngibi nkubwiye ntabwo uzatinda kubona impinduka nziza. Hagati y'ukwezi n'amezi 3 rwose uzabona uruhu rwawe rutangiye kumera neza rwose. Nakubwira nti ikindi kandi nuko utagerageza ibintu byose cyarimwe, ubanza ugerageze kimwe, nubona kijyanye n'uruhu rwawe ugikomeze. Banza ugerageze ikintu rwose ubone ko cyakunaniranye burundu, ubundi ubone guhindura utangire ikindi. Icyiza cy'ibintu bya karemano nuko nta ngaruka bitera mbi, uburyo wabikoresha wenda ntibigukize ariko nta ngaruka mbi byagutera. Rero nakubwira nti ntuzuyaze. Ikindi kandi nakubwira nuko ugomba kwitabira kwisiga amavuta atatukuza, atarimo ibintu bihindura uruhu rwawe kuko nabyo bigira uruhare mu gutuma uruhu ruvubura amavuta menshi ari yavamo no kuba utwenge twafungana ukarwara n'ibiheri. Rero niba wakoresheje ibintu bya karemano gerageza ushake n'amavuta karemano rwose uruhu rwawe rugumane ibara ry'umwimerere. Ndagushimira rero kuba wanyiranye kwiza ku musozi w'iki kiganiro. Nagushishikariza kutwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa ukaduha igitekerezo cyawe ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho uyu munsi. Ariko rero ufite n'ibyifuzo by'ibyo twazabaganirizaho ubutaha nabyo bihawe karibu. Ikindi niba wakunze ibyo twakubwiye wakanda kuri like ndetse no kuri subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro by'ubutaha. Nababwira nti nakagaruka. Mwakoze cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bye.